baranzi kubw'amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi i Rubavu ni Rusizi, baranzi i Muhanga na Nyamagabe, baranzi i Nyagatare na Gatsibo, baranzi i Rwamagana ho ni mu rugo, baranzi mu Gakenke ni Burera. Nitwa Niwe Mugabo Ramazani, nkaba nuruka murenge wa Muhazi,
akarere ka Rwamagana naje ubwo mpagarariye akarere muri make ariko ubwo twavuye mu rwego rw'umurenge tuza gukina ku rwego rw'akarere. Rero irushanwa uko naribonye ni ryiza riteguye neza nk'uko bisanzwe nk'uko dusanzwe tubyitabira namwe nyine murabibonye babisaba guhatana nyine no gukora imyitozo cyane kandi kanya turi kuvugana abakinnyi bari gufatwa mu karere nibo bazitabira ku rwego rw'intara. Muri make abakinnyi bafashwe no bagiye guhagararira akarere. Ni ukuvuga mu imbogamizi zibamo ngaha usanga nyine rimwe na rimwe babidateguye neza ko ni ukuvuga ngo irushanwa hari igihe uza ukabona ubaye nk'uwa mbere ukibwira ko ukomeye ariko mu yindi mirenge batarateguye bivuga ngo bibaye byiza bakaba ari ibintu bihoro kuko urumva niba ari irushanwa rya Perezida wa Repubulika ry'Umurenge Kagame Cup wategura babisaba kugira ngo n'abayobozi bandi guhera mu karere kumanuka kugeza mu rwego rw'imidugudu bamenyeshe icyo kintu uko kiba ngarukamwaka kuko nk'ubu ushobora kuza ukaba uwa mbere hano ukaba uzi ngo urakomeye umurenge cyangwa akarere kateguye neza mu yindi ntara ugasanga nyine avuyemo umukinnyi aragusize kandi wari uzi neza yuko witeguye neza kuko nk'ubu ngubu hano hari nk'umuntu banditse gusa ahita azapfa gukina ariko adasanzwe yitoza. Ni ukuvuga ngo ikintu baba bakoze kiba cyadufashije hari nk'abantu hano harimo nk'abantu bakuru banatubyaye baza kuko baba baje bakumva icyo kintu yuko bagishoboye bakaza no bakaza kwigaragaza apana guhera muri bya bindi ngo nabakinyi basanzwe bakina umukino wa atletisme ariko urumva iyo ibintu bitangiriye mu tugari bikaza mu mirenge hazamo na babandi ni ubwisanzure ni ukwidagadura. Urumva perezida aba yaradutekerejeho neza akamenya uwo mukino tugiye gukina warimo niwumve ko ari abajene gusa akazamo n'abantu bakuru abamama abagabo abasaza kumva ko nyine ni ibintu bishimishwa ni igikorwa ngarukamwaka kuvuga ngo twakinye turi barindwi nizo zambogamizi nk'uyu ukibaza ngo abo bantu bakinye ari barindwi mu karere ka Rwamagana n'imirenge ibamo urumva ro bakinye bonyine hari n'imirenge bitabizi cyangwa babashije kubisatsibiriza kugira ngo babivuge ugasanga nyine turi bakeya ariko urumva biba bizakomera tugeze ku rwego rw'intara kuko usanga ku ntara aho baba ari benshi. So ni nk'ibisanzwe uyu mwaka mfite intego ikomeye. Umwaka washize nari nakinye ibirometero 15 mbasha no gutwara umudari pe ariko ubu ndi gutegura ibirometero 3 nshaka umwanya wa mbere sinshaka kuza muri babandi batanu n'ubundi najemo nshaka gutegura ibirometero 3 ari byo binakinye nkabona umwanya wa mbere ku rwego rw'igihugu nk'uko mbikoze hano nibyo bintu ndi kwitegura cyane kurusha niyo mpamvu babonye nyine ndi kubikora na bagenzi banjye ubona nsanzwe nkoresha nyine tugashyira imbaraga kugira ngo uwo mudari uzaze. N'umwaka utaha rero niko byagenze ariko none nagarutse hasi kuko nasanze mfite vitence cyane kurusha endurance nicyo kintu ndi gukoresha cyane kugira ngo nyine ibirometero nshoboye kuruta uko nyina ibyo nashoboye. Ubutumwa naho abantu bakitinya siporo ni nziza bura atletisme n'umukino individuel ni umukino umuntu akina ku giti cye n'ahantu bakwibira ntabwo ushobora kuba uwa mbere cyangwa uwa kabiri ngo bakubwire ngo wabaye wa munani ngo bakwibe si nka football cyangwa volleyball ngo barapasanye. Ni ukuvuga ngo n'abavuze ngo muragenda ibirometero 3 bakabashiza ahantu muri bugarukire ntabwo wagenda ngo uce kwande cyangwa uce panya kandi bamaze kubitegura. Rero abantu bakitinya atletisme n'umukino mwiza ni umukino wakora ukaguteza imbere. Nk'ubu nkanjye undeba uranunze ndetse n'umuryango wanjye kuko ndi umugabo w'umudamu n'abana batatu umwana umwe w'umukobwa n'abana babiri b'imanga. So urumva rero ntago ari ibintu umuntu ajyamo yitinya kuko nk'abitinya nababwira ko bwe baza nyine bakabikora kuko ni ibintu ushobora kuzamo witinya ugasanga bikubereye ibintu bizima kuko ingero nyinshi tujya tuzitanga tugatanga ku bantu batandukanye. Nk'urugero ari nk'umukinnyi dufite ukomeye bita ngo ni Magare Felicien yaje 2014 ari umunyonzi usanzwe ariko ubu niwe mukinnyi wa mbere mu gihugu tugenderaho twese. So rero umuntu ashobora kubona bari hano ukabona bitinye nka hano inyuma hari umwana w'umunyonzi wari urimo ngo ko mbikunda nabikora gute ugasanga icyo kintu aragifite ariko muri waritinya. Navuga ngo batinyuke bumve yuko umukino nyine siporo ari nziza nibisa niyo wabijyamo ukabijyamo wenda atari focus usanzwe kugira ngo ugende ubikore ariko ukabikora wumva ushaka gukora siporo. Yego mazina yanjye nitwa Dusingizimana ya Center aba naje gukina irushanwa ry'Umurenge Kagame Cup rikaba ryambere ryiza cyane kubw'uko twakinyemo. Ibanga nta rindi ni ugukora umwitozo uhagije ukaza ufite umwitozo kuko iyo umuntu agusize ubura umwitozo nta kindi kiba kibura. Nararebye nsanga ariyo kariyeri yanjye nari mutezemo inyungu kuko iyo wawukinnye ukabona nk'ayo mafaranga bituma witeza imbere. Ni ukurushaho nkakora umwitozo ukomeye kuruta uwo nakoraga kugira ngo nzagereho naho nsinde. Amazina nitwa Mutimana Cynthia
nyine nanjye nanitabiriye rino rushanwa ry'amagare asanzwe. Irushanwa uburyo naribonye nyine ryari rigoye, umuhanda wari uw'ibitaka, hari harimo amabuye menshi, ryari rigoranye. Mu kugenda byari byoroshye, ariko mu kugaruka nyine hazamukaga cyane, kandi ku magare ya pinabaro biravunanye kuzamuka. Nyine nanjye nkunda gutwara igare, iryo rushanwa iyo ryaje nyine hari igihe babimenyesha, nyine ndabimenya. Navuze ngo ngomba kuza kuryitabira uko byamera kose. Nabyumvagamo ko ngomba kuza kurikina. Ibanga naryo ni ukuba nanyweye amazi gusa. Bisaba kwitoza cyane nyine kugira nzatsinde n'abandi tuzahura. Irushanwa nyine bisaba guhatana, kuba ufitiye icyizere, ukaba nyine waza ugakorana n'abandi kugira ngo mugeraneyo, kandi bisaba gutsinda, bisaba kuba banyita Muransenga Jamila, nkaba nitabiriye amarushanwa Kagame Cup. Aba nta mbogamizi nahuriyemo nazo, nayakunze cyane. Niteguye kuzisumburaho nkaba nk'uwa mbere kubera Imana. Tujya gutangira ntabwo nakurikiranye umubare, ariko twirukanse ibirometero 30 birengaho. Nuko nguko nabibonye. Ibanga nakoresheje ni ukugenda twakurana nyine, umwe atwara undi yaruha akajya imbere ye, dukomeza gutyo nyine. Tugeze aho dusoreza ubwo nahise bacomoka njya imbere, tugera aho twatangiriye, nageze ndi uwa kabiri. Umurenge Kagame Cup uba waje kugira ngo tubungabunge impano zacu, kugira ngo turebe ko natwe twagera hejuru. Ingamba mfite ni ukuzajya gusiganwa nabo nyine, nkareba ko naza mu wa mbere nyine cyangwa uwa kabiri. Amavasi meza mvamo, baranzi kubw'imirongo myiza mbaha, baranzi kubera uburyo mbana nabo, baranzi i Rubavu ni Rusizi, baranzi i Muhanga na Nyamagabe, baranzi i Nyagatare na Gatsibo, baranzi i Rwamagana ho ni mu rugo, baranzi mu Gakenke ni Burera.